Hello guys, noneho mbazaniye ubundi buryo bwihuse kandi bworoshye bwo kureba amanota. Bazaniye amalinki mwakoresha kugira ngo byihute nta gutinda. Dutangire ariko manza urebe ko wakoze subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, kandi liking iyi video, commenting ikindi kintu ushaka ko twigaho. Turaza hano muri Chrome, tuze dukande kuri Chrome yacu. Tumara gukanda muri Chrome, turaza hano muri Tape. Njyewe mfite link na copy ndayishyiramo, nkuko mwebwe bino ntago murirwa mubikora kuko nabashyiriye link muri description, murahita muyikandaho ihita ibageza nyine aho murabonera amanota. Nitumara gukanda kuri iyo link, turategereza network zimanze zigende. Nizimara kugenda dukomeze. Ubona hano byakunze, ese batwereka akantu ko kwandikamo index number, yaba ari primary yaba ari secondary byose birakunda nta kibazo. So wandikamo index number. Ngiye index number yanjye ngiye kuyandikamo. Urandikamo index number yawe neza witonze kugira ngo utibeshye. Numara gukandaho, urarangiza kwandika index number yawe. Nurangiza kwandika index number, urahita wemeza kuri aka kantu kanditseho get result k'ubururu, ugakandaho. Numara kugakandaho urategereza manze biprocessing. Nibimara guprocessinga, urabona yuko hano bahise batwereka ibaruwa yacu nyine. Nawe bigenze gutya, nubona bidakunze nyandikira muri comment ngufashe, kandi bino bintu ndabizi birizewe biri bukunde ntabwo biri bigange. Kandi making sure ko subscribinze iyi channel yacu, urayikinze iyi video, kandi mu commenting ikindi kintu mushaka ko twigaho. Nta kibazo, nijya mbona mwampaye comment y'ikintu mushaka ko twigaho, tuzajya tukiga nta kibazo. Kandi iyi channel ngiye kujya mbagezaho utuntu twinshi dutandukanye. Murakoze, thanks.